Banyarwanda banyarwandakazi, iyi view ni mama yake. Reka mbabwize ukuri, ahantu turi ni Kicukiro mu Busanza, ahari kubakwa imidugudu yiswe Citizen Residential Estate. Izi ni unité zigera kuri 69 ziri kubakwa mu buryo bwiza buryoshye, ariko kandi ziri moderne, zibereye amafaranga yawe uyu munsi. Muri iyi video ngiye kuzibereka, mbatembereze, babwire impamvu mugomba kuinvestisa muri Citizen Residential Estate uyu munsi. Reka dutangire. Muraho neza, ni bana mwana Hoffman Prince kuva muri Quick Homes Rwanda. Uyu munsi nabazaniye utuntu twiza cyane. Turi i Kanombe mu Busanza, cyangwa se Kicukiro mu Busanza. Busanza ntabwo ari muri Kanombe, ni muri Kicukiro. Aho nje kubereka appartement ziri kubakwa. Ntabwo ari appartement gusa, ariko kuko ni projet nini yitwa Citizen Residential Estate, aho bazubaka inzu zajyamo imiryango 69. Zimwe ziri muri appartement zimeze nka block nk'iyo ngiye kubereka, ndetse n'izindi ni standalone houses. Izi nzu zikaba ziri ku giciro cyiza ko kuri metero kare 120 niko buri appartement ingana. Ushobora kuyigurira ku 62 by'amadolari, cyangwa se equivalence yayo mu manyarwanda, dore ko idolari hindagurika buri munsi. Izi appartement ni nziza, ziragezweho, zubatse mu buryo bwiza, kandi ziri ahantu heza. Reka njye hasi mbereke uko ino projet iteye. Tujyane. Iyi ni block imwe muri block 11 zizubakwa hano. Ngira ngo murabona ko iya mbere iri kurangira, ariko no ku ruhande rwayo hari indi nayo iri hafi kurangira. Ku ruhande rw'irya tuzakomeza zihajye block 11 zizakwira hano, ndetse n'ibindi bintu byose wakenera mu mudugudu mwiza kandi ugezweho. Ibyo bigizwe n'iki rero? Bigizwe n'ama block nk'aya ngaya, amazu afatanye, ndetse n'inzu za villa ziri zonyine. No kuvuga ibyo byose nibizaba biri hano aho ino projet ya Citizen Residential Estate yatangiye. Ni projet nziza irimo amazu agezweho kandi aryoshye, abereye umuryango wawe, abereye investment yawe. Buri appartement tugiye kureba uyu munsi igizwe na metero kare 120, ikaba irimo ibyumba bitatu, ikaba irimo ubwiherero 2 n'igice. Ndaza kwereka icyo gice ngo ni ikihe, ariko kandi yubatswe mu buryo bugezweho kandi ntabwo ihenze. Ugenda y'ibiciro by'amazu bigeze ku 62 by'amadolari, cyangwa se equivalence yayo mu manyarwanda. Izi appartement muraza kubibona ko zidahenze. Nimuze tuzamuke mbere kuko ziteye. Ikintu cy'ingenzi ubona kuri izi appartement nuko aho uhagaze hose muri buri appartement wafata, iyi view ntabwo igucika. Ni nziza, irasa neza, ikwereka uburyo umujyi wa Kigali uri ku expandinga cyangwa uri gukura, kuko aha turi mu Busanza. Hakurya hariya buracyari Busanza, twakomeza hirya ni Kanombe, hirya ni Masaka. Mbese ureba hano ukabona ukuntu umujyi uri gukura kandi ugakura neza cyane. Tugiye kwinjira rero. Mbere yuko twinjira, urabona ko ufite iri baraza, ko appartement yawe ihera kuri izi nkingi. Iyi ni inzira izamura abantu baje hano. Uvuga uruhande rwose n'urwawe, niho wakwiturira. Aha hose naho wakwicara, naho wakoresha. Mu kwinjira dukoresha iyi miryango islidinga. Ni imiryango ikoze muri aluminium kandi iva hasi ikagera hejuru. Bishatse kuvuga ko dufite urumuri rwinshi hano muri appartement mo imbere. Twibukiranyije ni metero kare 120. Ngiye kubereka ese zingana gute, ziteye gute. Aha duhereye ni muri salon. Murabona ko uyu mwanya wa salon ni umwanya mwiza, itara ryiza ryashandiriyemo hagati, andi matara ari hejuru yo kongera akisa n'ubwiza muri iki cyumba. Turabona ko tudetaye twose, amaprize, amatara, hose hasa umukara, twose dusa umukara, ku buryo ari ibintu batekerejeho kugira ngo icyo nakwita consistency, sinzi ijambo ryaje mu Kinyarwanda, ikomeze ihari. Aha nicyo gikuta bateguye ko washyiraho televiziyo. Noneho twakomeza ku ruhande rwo hirya, akaba ariho dusanga igikoni nacyo cyiza. Ni gitoya ariko girahagije kuri appartement ingana gutya. Ni igikoni gifite umwanya wawe wishyiga ku ruhande, na extractor fan izana nacyo.
tukagira umwanya wo gukoreraho granite countertops, tukagira sink hano ifite pull out faucet, sink zigezweho, utubati hano no hasi, ndetse no kuri ruhande tukagira umwanya wa frigo ushobora no kwakira za frigo nini za rutura z'abakire nkawe, ndetse kuri ruhande akaba ariho dufite umwanya wo guterekamo salle à manger cyangwa se table à manger n'udutara twiza hano hejuru two kongeramo accent. Gusa mbere yuko dukomeza ni mubare mundebe nanone uno mwanya ukuntu usa, ni umwanya mwiza, ni umwanya uryoshye, aya matara arimo rwose njye nayakunze cyane, ndetse twajya no hirya tugasanga ko hari indi detaye nari ngiye ntaberetse. Uyu muryango ni nkaho ari igikari cyawe, ni ukuvuga iri baraza riri additional, ariko ni ibaraza rya service niko nabyita, kuko hano ni umwanya basize w'imashini yo gufura. Quand même iyo muri appartement nahagufura by'intoki cyane, ubukeneye akamashini kumutsa agafura ibintu by'abasirimu nyine. Noneho tukagira none izi garde fou zikoze mu birahuri, zikoze muri aluminium, zongera ubwiza ariko kandi zigufungura kuri ya vale bwa bwiza twabonaga bw'imisozi igihumbi. Katwikomereze, nari nibagiwe gato kubabwira uyu mwanya wose wo muri salon ufite ubwiherero. Iyi ni toilette y'abashyitsi cyangwa se abantu bari muri salon, niyo ya toilette y'igice nigeze kuvuga, kuko dufite aho kwiborosa, gukaraba intoki, amasuku yo mu maso, tukagira n'iyi toilette. Nuvuga iba ari toilette itari toilette na douche gusa, ahubwo ari toilette yonyine, nicyo gice. Twakomeza rero, aha niho dusanga ibyumba. Dufite ibyumba bibiri hano bisangira ino douche na toilette, ndetse na chambre principale kuri ruhande. Kambereka ibyumba. Iki ni kimwe mu byumba by'iyi apartment. Ngira ngo turabibona ko rwose iki ari icyumba gihagije, kuko gifite metero zirenga 3x3, utu device twose ni umukara, gifite ceiling ziri hejuru cyane cyangwa se plafond installé hejuru, ku buryo rwose wumva ko kiri cool. Ngira ngo murabyumva ko mfite amayeko mu ijwi, ndetse ku ruhande tukagira idirishya. Aya madirishya kuba akoresheje aluminium anagira aka kantu k'akaneti. Akaneti ni nka moustiquaire, ni akantu gatuma basi imibu, utu insecte tuguma hanze igihe ushaka kwifungurira idirishya ryawe uri mu cyumba. Twakomeza hirya tugasanga icyumba cya kabiri, ni icyumba nacyo cyiza cy'igisirimu kurushaho. Murabona ko icyumba ari kinini mu buryo bwiza kandi buhagije. Noneho akarusho ni utu dutara, gifite aka gatara, kikagira n'aka ngaka turi iruhande rw'igitanda, kugira ngo umere nk'umuntu uri muri hoteli. Buriya ugiye gutura iwawe, ugiye kubaka inzu, ikintu cyiza cyo kugira nka reference ni hoteli. Utu tuntu tuboneka mu mahoteli gusa, wagashyize hariya ku mutwe w'igitanda kabisa, no gusinzira ukarota ijuru n'isi, ukarota ejo hazaza. Kaswikomereze, aha ni muri douche. Biriya byumba byombi bisangira. Ngira ngo mise ninjira mu bwogero, kuko uyu ni umwanya wo kogeramo mwiza kandi uhagije. Iriya rain head iri hejuru bihagije, ariko ukagira n'aka ngaka ko kogesha ufashe mu ntoki. Dufite ikirahuri hano hagati gituma gikontorora amazi ku buryo atameneka ahantu hose. Ni ibintu tubona ubundi mu mazu ahenze, ariko ahangaha ntabwo nayihendutse cyane, ariko basi bagerageje kubishyiramo ku buryo utazagira amafaranga gusohokamo. Ibintu byose uzabisanga hano muri apartment yawe. Ku ruhande niho dufite lavabo, ndetse twagera hano akaba dufite toilette, akantu ko gufata amayisima, ndetse utuntu twose ukeneye muri salle de bain yawe. Twakwinjira hano tukagera muri chambre principale. Reka mbereka akadetaye gatoya keza tudasanga mu mazu menshi ya hano mu Rwanda. Buriya umuntu uzakubwira akazi keza ni umuntu uzibuka gushyira akantu nk'aka ngaka. Aka ni akamateriel gakoze muri caoutchouc cyangwa se plastique, kari hagati ya frame y'umuryango n'urugi, ku buryo nimfungaho urugi rudakubitaho. Ni ukuvuga kamera nka stopper niko gahagarika, ariko kandi siko kamaro gusa, kuko kanatuma icyumba kigira ibanga, mbese urusaku rutinjira cyangwa se ngo rusohoke uko rwakabaye rwose. Ni akadetaye keza, kudos ku wayubatse. Iki ni icyumba chambre principale, nayo murabona ko ifite
ya accent y'abakire, utuntu tw'udutara ku ruhande, utuntu twiza cyane turi moderne, ariko kandi ifite urumuri ruhagije. Amarangi bakoresheje hano njye nayakunze kuko ni ibara rya gris ndetse n'amakarasa naryo, noneho hejuru hakaba umweru n'utudivaisi tundi tw'umukara. Ni ibintu bisirimutse. Bateguye n'umwanya wa televiziyo kuri uru ruhande rw'igikuta, no kuvuga ushaka televiziyo mu cyumba cyawe nabyo byashoboka. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko duciye hano tuhafite ibaraza. Ni ibaraza ritari rinini cyane ariko rihagije ku cyumba, kandi ikindi kintu kirenzeho nuko dufite ya madirishya kuri urugero n'umuryango iva hasi ikagera hejuru, ku buryo urumuri rwo mu imbere ruhagije. Kandi kubera ko ari aluminium dufite iyi net, so ni mustikere, ushatse wanarara hafunguye igihe waba washyushye, wafungura rwose ukishyiraho aka ngaka. Nta muntu wagusanga muri etaje ya kabiri, ntibishoboka, ntawe pe. So wasinzira wiyumvira akayaga nta kibazo. Hasigaye douche principale ni iyi ngiyi, ni douche ihagije kandi nziza. Dufite toilette hano, floating vanity kuri uru ruhande, ifite utuntu twose ukeneye. Ndetse no hejuru dufite extractor fan ifatanye na motion sensor, ni ukuvuga motion sensor irabyumva ko uje muri toilette ikahita ifungura kariya kantu k'akaventilateur kugira ngo gakurure umunuko niba hari uhari kawujyane hanze. Ariko noneho si ibyo gusa, kuko hano harimo akantu keza nshaka kubereka, n'uyu muryango wa douche. Uyu muryango wa douche witwa pivot door. Tumenyereye ko iyi technology ya pivot door abantu bayikoresha ku miryango yo hanze, ariko uwubatse izi appartement yaravuze ngo reka ngusirimure kandi rwose simusondeke, agukorera pivot door nziza ya hano muri douche, ituma ugira umwanya uhagije cyane wo kogeramo, ikirahuri kinini kabisa gihagije kandi cyiza, ukoga ugakora amasuku, warangiza seamlessly. Ahantu harafunze, igenda impande zombi, ni ukuvuga nta kiyagarika, nta gikora kuri kiriya kirahuri ngo uvuge ngo kizameneka. Mbese ni akantu keza k'ubwenge. Ngize ngo sibyo birarangiye. Iyi projet kubera ko ari nini izaba ifite amazu menshi. Bateguye ko kuri iki kibanza nubwo bataratangira, ku nguni za hariya hepfo bazahashyira aho abana bakinira, bakahashyira aho muruhukira, mbese piscine, amaduka, ibintu byose ukeneye kugira ngo mu gutura hano kabisa uba ufite ibyo ukeneye byose. Nanone ariko muri bloke yawe baguha akandi gakoryo katuzamuke nabereke. Batumye hejuru y'inzu hose haba ibaraza risangiwe. Iri baraza ni ingenzi kuko ushobora kuba ufite abashyitsi mudashaka kwicara muri appartement hariya hasi, cyangwa se ufite akantu k'akunsi gakuru, umunsi mukuru wo gusangira n'abavandimwe, ukaba wabazana hano mukaba mwasangira ibihe byiza, mwirebera ibi byiza bitatse u Rwanda. Ni ahantu heza cyane, ariko kandi akaba ari naho hasangirirwa ibigega byose by'amazi kugira ngo azafite presiyo neza. Hari mbese utuntu twose ukeneye, ngira ngo no kwanika imyenda hano hejuru bazafixa aho ushobora kuyanika bibaye ngombwa. Ariko nanone iyi ni terrasse nziza yawe yo kuryoherwa nk'umuntu utuye muri Citizens Apartments. Uri hano ese nibikibona, turebye hariya hirya turabona imwe mu midugudu leta yubakira abatishoboye. Turawufite hariya umwe wo mu Busanza. Twareba imbere turebye hakurya hariya hari amazu y'umweru, ni aho bita Dubai Port, ni Masaka. Ndetse uriya musozi wo muri distance ni mu Bugesera. Twareba kuri uru ruhande rwo hirya hari amazu y'imyeru, hirya hariya ni Kanombe mu kigo cya gisirikare. Ndetse no hirya ni Rusororo. Ufite utuntu twinshi cyane two kurangaza, ufite ibintu byinshi byo kureba. Ikibuga cy'indege kiri hano inyuma, ni ukuvuga n'indege zigwa wazireba. Aha hantu ni heza, aha hantu hararyoshye. Busanza nta n'uwamenya ko ifite utuntu twiza nk'utu rwose. Now izi appartement buri imwe iragura 62,000 by'amadolari, cyangwa se equivalence yayo mu manyarwanda. Exchange rate ihinduka buri munsi, niyo mpamvu rimwe na rimwe igiciro kiba kiri locked aho ngaho, ariko wayigura uyu munsi. Ndetse n'akarusho kuri iyi block yo hirya cyane cyane tuharebye, uramutse uguze kuri iyi block cyangwa ukagura ku zindi zitarubakwa, ufite flexibility yo kwishyura mu bice bitatu, aho wishyura 15% ukaba ubukinze, ukishyura 70% bageze hagati na hagati, ndetse ukishyura asigaye baguhaye urufunguzo.
kuri izi ngizi hasigaye amasuku gusa biri kurangira, ariko ziriya ziracyafite umwanya. Ni ukuvuga ukeneye kubukinga muri Citizens waduhamagara uyu munsi. Nimero yacu ni +250 788 44 18 44, cyangwa se uri mu Rwanda ni 0788 44 18 44. Muduhamagare, mutwandikiye kuri WhatsApp, tubatembereze muri Citizens, tubaha amakuru ahagije, kuko aha hantu ni heza, harakihishe nta bantu benshi bahazi, ariko ni akantu keza ka opportunity yo kugura, cyane ko ibiciro by'amazu bigeze ahantu hatangaje bihenze pe. Rero ngenda barekomanda ko projet nk'iyi ngiyi muyisure, muze murebe uko bimeze. $62,000 by'amadolari ntabwo ari amafaranga menshi cyane ufite gahunda zo kugura inzu, ufite budget. Kuko ku rugero Nyarutarama apartment y'icyumba kimwe igura $200,000 by'amadolari. Ahangaha ku $62,000 uragura apartment y'ibyumba bitatu, nta gaciro ku mafaranga yawe, kandi ufite ibyiza nk'ibi ngibi. Rwose ndabarekomanda gusura no kugura muri Citizen Residential Estate. Yari Prince Hoffman, mumbwire muri comments hano hasi uko mwabonye iyi estate, naho ubutaha musubscribing.